nizeye ko mumeze neza. Aka kanya inkuru nje kubabwira abenshi ntabwo iri bubashimishe. Ni ibintu ni ikibazo cyabaye ku mugabo bita Rocky Kimomo ufite YouTube channel bita Rocky Entertainment. Iyo YouTube channel aka kanya yamaze guhagarikwa, ntabwo ikiri muri YouTube channel zihembwa na YouTube bikurikije na video abantu bashyiraho. Murabizi ko YouTube ushyiraho video ariko abantu bakaba bashobora kwamamazaho, YouTube ikamamazaho igashyiraho ama ads, noneho ukabona amafaranga. Rero YouTube channel ya Rocky yamaze kuba yaba demonetize cyangwa se ikurwa mu mubare wa YouTube channel zihembwa. Ibintu bibiri ndi gushaka tuvugeho kuri iki kibazo cyabaye kuri Rocky. Ni ibintu bibiri byonyine. Icyambere ndashaka tubanze turebe ese ni igiki cyatumye ino channel ya YouTube y'uyu Rocky Entertainment iba demonetize cyangwa se ikurwa mu mubare w'izihembwa na YouTube. Ikindi ndagira ngo turebe nayahe masomo dukwiriye gukuramo muri iki kibazo cyabaye kuri Rocky. Rero ikintu cyatumye ino channel ya Rocky iva muri channel zihembwa na YouTube ni iki? Ni ukuvuga ngo ubundi mu mategeko ya YouTube hari itegeko rivugwa ko nyine utagomba gushyiraho video zivuga ku ntambara ariko ufite wenda usa nkaho nyine ufite wenda uburyo bwo gufanamo cyangwa se bwo kuba wahengamira ku ruhande rumwe runaka, cyangwa se bwo kuba watanga amakuru utayahagazeho neza nyine, cyane cyane amakuru y'intambara mu bintu biba biri kuba mu ntambara. Ubundi nyine uba wakagumye kuza ugatanga amakuru ariko utagize sayidi uherereyeho, cyangwa se udashyizemo nyine ibintu bishobora gutuma abantu babyibazaho cyane, abumva ibingibi bakavuga ati wenda se yabogamye cyangwa byagenze bite. Nyine uba ugomba kuvuga inkuru uko yakabaye, nta yandi marangamutima wongeyemo cyangwa se wongeyemo wowe kubyumva ngo ndumva ngo byari kugenda gutya, ngo ushyiremo nyine ibitekerezo byawe uvuga uti wenda iyi nkuru nyivuze ukwiri, udashyizemo amarangamutima yawe cyangwa se ngo ube wahindura inkuru bitewe na emotion nyine ugize. Ibyo bintu nyine biri mu mategeko YouTube itemera. Noneho uyu Rocky nyine nicyo kintu cyamukozeho cy'ingenzi, kuba nyine zino nkuru zijyanye n'imirwano, intambara za M23 FARDC ashobora gushyiramo amarangamutima yiwe cyangwa se kuvuga akongeramo ibitekerezo byiwe uko abyumva. Ibintu nk'ibyo nibyo YouTube yamuhaniye. Noneho rero amasomo abiri ndi gushaka ko dukuramo. Icyambere ni ibyo ngicyo, niba nyine uri mu YouTuber tanga inkuru ukwiri, ntugerageze gusesengura wongeramo ibintu byawe bishobora kuba byayobya rubanda cyangwa se byayobya abantu. Noneho ikindi kintu cya kabiri, niba ubundi ni inama z'abanyabwenge bajya batanga. Niba ufashe YouTube channel cyangwa se niba ufashe umurongo wa content ugiye gukora cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose ugiye gukora, banza urebe niba iki kintu ugikunda. Ushobora gukora iki kintu utitaye yuko abantu bari kubikunda cyangwa se abantu basabireba, nyine ku buryo tuvuge wenda urugero naguhereza, niba wenda uvuga uti ndi gukora iki kintu, tuvuge wenda ndimo gukora uno muziki, ese abantu bahagaritse kuguha amafaranga wakomeza ugakora wa muziki? Icyo nicyo kintu cya mbere ugomba kuzuka ukareba. Kuko nk'abantu muri busure ino channel ya Rocky Entertainment muraza gusanga yuko amaze iminsi 3 nta video washyiraho, ariko nk'inama namugira niba ribashe gukurikira ino video nuko agomba gukora ibintu akunda. Niba koko abikunda nakomeza atange video, igihe nikigera YouTube ikabona yuko amakosa yayakosoye, ubwo ngubwo izongera imuhereze monetize, cyane yigire monetize, ibintu bikomeze neza. Rero uzajya gukora ikintu cy'ubanza urebe niba iki kintu ugikunze wazagikora igihe kirekire, niyo waba nta nyungu uri kubonamo. Urumva ni ikintu cy'ingenzi uba ugomba gukora, kubamenya se wenda ibintu ndabikunda cyangwa se simbikunda. Wabona utabikunda ariko wenda ushobora kubikoramo business, ukaba washaka abandi bantu babikunda ukabishyura bakabikora, ukabahemba amafaranga mu byo bakoze, nawe ukunguka. Ariko ntago ari ngombwa ko ujya gukora ibintu udakunze. Oya, jya ukora ikintu wumva uzakora igihe cyose, imyaka yose. Noneho ikindi kintu cyakora twakuramo ahangaha ni uko ushobora kugira kwihangana, kuko niba wenda YouTube channel ibaye demonetize nk'iyi ya Rocky, ntabwo ari ngombwa ngo uhite utangira urekeraho ukore ibiganiro. Oya, komeza ukore ibiganiro
komeza ukora ibiganiro kandi ugire kwihangana. Buriya uba ugomba kumenya yuko muri ubu buzima nta kintu na kimwe kibaho ubuziraherezo, nta kintu na kimwe kitagira iherezo, nta kintu na kimwe kiri perimana cyangwa se kiri permanent. Uba ugomba kumenya yuko ikintu cyose isaha n'isaha kizahinduka. Niyo yaba ari inyanja iri hariya irahinduka, ugasanga wenda yagiye ikama cyangwa se havutsemo ikirwa cyangwa se amazi yaragiye, nyine nta kintu na kimwe kidahinduka. Niba aka kanya waba ufite YouTube channel iri kuzamuka neza, niba uri umu content creator, menya ngo ishobora kuzagera igihe igasa nk'ihagaze ntikomeze kuzamuka nk'uko bikwiye. Noneho ikindi ubwo ugomba kwihangana nyine, kuko ibintu byose ntabwo bizahora bijya mu murongo wowe ubishakamo. Numva n'ibyo bintu twakwigira kuri kino kibazo cyabaye kuri n'umugabo Rocky Kimomo, kuba ugomba nyine gukora ibintu ukunze, kubyo niyo waba nta nyungu uri kubibonamo ushobora gukomeza kubikora nyine ubikunze. Noneho ikindi ni ukwihangana nyine, ukaba ushobora kumenya yuko nta kintu na kimwe muri ubu buzima kiri permanent cyangwa se kitazarangira. Ibintu ntabwo bihora bimeze neza igihe cyose, nta nubwo kandi ibintu bihora bimeze nabi. Situation yose uzagera muzamenye yuko ibintu bidahora bimeze neza, uzamenye yuko ibintu birahinduka, niko navuga. Wibuke gukora subscribe kandi uno mugabo mukomeze kumwihanganisha, abakunzi be mukomeze kumwihanganisha, akomeze atanga ibiganiro, akora ibiganiro, kuko namara gukosora amakosa yagiye akorwa kuri YouTube channel yiwe izongera ibe monetize. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Ciao ciao.